najyane nabera Yesu mukiza mbwira igitabo cyawe kera cy'ubwami bwawe nditswemo mbese nanditswemo ku mpapuro zera mu gitabo cy'ubwami mbese nanditswemo ibyaha byanjye mwami biruta umusenyi wino mwamu binyirishe amaraso yawe wadusezeraniye yuko ibyaha byacu n'ibisa n'umuhemba uza byeza rwose mbese nanditswemo ku mpapuro zera mu gitabo cy'ubwami mbese nanditswemo umudugudu mwiza n'amazu yera de n'abera bawurimo barimbani byera nta bibi biwegera byakwanduza ibyiza niho haba amahoro mbese nanditswemo ku mpapuro zera mu gitabo cy'ubwami mbese nanditswemo igitondo cyiza bene data ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ngo ubuntu n'amahoro bya Kristo bibane namwe. Iyi ndirimbo yitwa Mbese nanditswemo cyangwa se Sinita Kubutunzi, no mu cyongereza ifite titles ebyiri, yitwa ngo Is my name written there cyangwa se Lord I care not for the riches. Iyi ndirimbo nziza rero yanditswe na Mrs. Mary Ann Kidder hari mu mwaka w'1876. we yavutse mu mwaka w'1820. akiri muto ngo yari afite umwuga wo kutabona, ariko uko yagendaga akura bikagenda bishira. yagiye kuba mukuru asigaye areba neza. ubuzima bwe bwose yabaye ahitwa i New York. imibereho ye ntabwo yamenyekanye cyane, gusa icyari kizwi nuko yajyaga yandika indirimbo zo guhimbaza Imana. bivugwa ko yanditse indirimbo zirenga 1000, ariko yamenyekanye cyane ni ngo Mbese nanditswemo. iyi ndirimbo rero yasohotse mu mwaka w'1878. ubuzima bwe rero butamenyekanye ndetse bwagiye buteza amayobera kubera ko babuvugaho mu buryo butandukanye. urugero, umugabo witwa Phil Kelly mu
gitabo cye cyitwa Muzika mu ibwirizabutumwa cyasohotse mu mwaka w'1962 yavuze ko Mrs. Kida yari uwo mu itorero rya Batista kandi ko ubuzima bwe bwose yari atuye i Massachusetts, mu gihe uwitwa John Julian wari waraminuje mu bijyanye no kwiga indirimbo cyane cyane izi zo mu bitabo, mu gitabo cyitwa Dictionary of Hymnology kirenga amapaje 1768 cyasohotse mu mwaka w'1907, we yavuze ko Mrs. Kida yabaye New York imyaka 46 kandi ko yari umwizera w'itorero ry'Abamethodist. Nubwo rero harimo confusion, twakwizera Julian kuko ibyo yanditse n'ukuri, kuko ni nawe wabayeho mu gihe cyegeranye n'icyo Mrs. Kida yabayeho. Uko byagenda kose, kuba amateka ye ataramenyekanye neza ntacyo byagabanya kuri mu ndirimbo itangaje yahimbye, ifite ikibazo kirenze ibibazo byose umuntu yakwibaza mu buzima. Ese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Mu by'ukuri iyo umuntu ashaka ko umuntu uri ku murongo akora liste y'ibyangombwa akeneye, ibyo ashaka gukora cyangwa ashaka kugeraho, usanga nko kuri za Noheli umuntu akora liste y'abantu azaha kado ndetse na liste y'ibyo azatanga. Tujya twumva ku maradiyo bakora amaliste amwe bita top 10 bagaragaza ibyiza cyangwa ibyo abantu baharaye muri icyo gihe, haba muri muzika, muri sinema, mu bitabo n'ibindi. Muri Amerika ho mu mwaka w'1977 basohoye igitabo kirimo liste amagana y'ibintu bitandukanye, bimwe byari byiza ibindi biri bizarre. Liste bagiye bandika amaliste y'imanza z'abantu bareze ko bagiye babasebya ndetse n'ibyo babasebeje. Bakora amaliste y'imbwa ziryana, bakora amaliste y'abantu baregwa kuba ari abicanyi ruharwa nk'uwitwa Jack the Ripper n'ibindi n'ibindi. I New York ho mu mpera z'ikinyejana cya 19 hadutse cyitwa social register, bakajya bandikamo amafamiye akomeye, amafamiye y'intagereranywa mu kuba abantu beza kandi bagira imico myiza y'indashyikirwa. Kwibona muri iyo register ngo byabaga ari urugi ruganisha ku mahirwe menshi mu buzima, ngo kandi kuba utayanditswemo byabaga ari inkumirizi ikomeye ku iterambere ry'ubuzima bwawe. Mu mateka rero habayeho indi liste aho abantu bari banzwe ndetse nta kindi kibategereje uretse urupfu, kandi nta kindi baziraga uretse ubwoko bwabo nuko bavutse. Mu minsi y'intambara ya kabiri y'isi yose mu Burayi, miliyoni z'abajuifu barafunzwe, abandi bicwa n'abanazi. Umugabo umwe w'umujuifu usheshe akanguhe yaravuze ati, hari umunazi wahisemo kutijandika mu bwicanyi ndetse akiza abantu benshi. Uwo nta wundi yitwa Oscar Schindler, yavutse mu 1908 apfa mu 1974. Yari umudage w'umukire ufite inganda nyinshi cyane. Yagize atya rero ngo akora liste y'abajuifu agendereye kubakiza, abagira abakozi be bo mu nganda ze. Akoresha ubushobozi bwose yari afite n'ayandi mayeri menshi ashoboka, arabarinda avuga ko ntawe uzamukorera ku bakozi. Ndetse n'itsinda ryari rikaze ryitwaga Gestapo ry'abapolisi bakoreraga mu ibanga, ngo ntibabashije gukora ku mukozi n'umwe w'umujuifu wakoraga mu nganda za Oscar Schindler. Ngo yageze no ku rwego ashyiraho ibitaro mu gikari cya rumwe mu ruganda rwe kugira ngo abajuifu bakuze cyangwa barwaye babe ariho bazajya bakora. Uyu mugabo rero amateka avuga ko yakijije abajuifu bagera ku 12,000
nta muntu n'umwe wari wanditse kuri lisite y'abakozi be, yaba ari mu zabukuru yaba arwaye wigeze agira icyabo. Ku bijyanye na lisite, hari undi mubwirizabutumwa yaravuze ati, sinzibagirwa umunsi njyewe n'umufasha wanjye twagiye n'imodoka ibirometero byinshi cyane tugiye mu mujyi umwe, nuko tukagerayo ari mu gicuku tunaniwe dushaka kuruhuka, batureba kuri lisite muri hoteli bakatubura, kandi twari twarakoze reservation ndetse twaranakoze confirmation kuri telefone. Twaraye tuzenguruka uwo mujyi dushaka aho kurara. Byanyigishije uburemere bwo kutibona kuri lisite yo mu gitabo cy'ubugingo. Nashimye Imana cyane ko yitibeshya cyangwa ngo izo records zikorwe ntacyo bitayeho. Ingero zose twabonye nta gushidikanya kwibura kuri lisite y'ingirakamaro ni akaga gakomeye. Muri Luka igice cya 10:20, Yesu yerekana akamaro ko kugira amazina yanditse mu ijuru. Haravuga ngo ntimwishimire ko abadayimoni babumvira, ngo ahubwo mwishimire ko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Mu ijuru rero hari igitabo kirimo lisite y'amazina y'abacunguwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ni ukuri kubura kuri iyo lisite ntabwo ari ukuzimira gusa, ahubwo ni ukuzimira burundu. Hari umuntu umwe wumvise iyi ndirimbo maze aravuga ati, inyibukije umunsi umwe ubwo nakoranyaga abana bose bo muri quartier bari muri vacances ngo bajye baza kwiga Bibiliya iwanjye. Muri abo bana harimo 2 b'umuturanyi wanjye, umwe yitwa David afite imyaka 8, undi yitwaga Barbara afite imyaka 7. Umugoroba umwe David na mushiki we bakinjira, David yabonye Bibiliya nini yari iri ku meza, aragenda arayibumbura, agenda ahinduranya impapuro asoma gutyo nuko aza kugwa mu gitabo cya Zaburi, asoma ahantu handitse David. Ariyamirira cyane, ahamagara mushiki we ati, baba, izina ryanjye riri muri Bibiliya. Yahise akomeza ahindura impapuro, noneho aritonda cyane, agenda yitegereza cyane kurusha mbere. We yari ameze nk'ushakashaka ibintu by'agaciro. Nuko abona ahantu henshi cyane handitse David. Arongera abwira mushiki we ati, baba, izina ryanjye ryuzuye muri Bibiliya nzima, ubanza ndi umuntu w'agaciro. David mu by'ukuri yibwiye ko banditse Bibiliya bakamushyiramo, kandi nanjye naramwihoreye, sinamubwira ko ari undi David utari we, kugira ngo ntahungabanye ukwizera gukomeye kwa cyana yari afite. David ashobora kuba yaratashye atekereza mu mutima we ko ari umuntu w'ingenzi kubona baramwanditse muri Bibiliya. Mu ijuru rero hari ibitabo byinshi mu ijuru, nk'uko tubisoma mu Byahishuwe igice cya 20 umurongo wa 12 n'uwa 15. Ariko hari igitabo kimwe nyamukuru, ndetse ari cyo umuhimbyi w'iyi ndirimbo avuga tugomba gukora ibishoboka byose tukakibonekamo, ku buryo iyo gahunda ijya mbere y'izindi gahunda zose, nko gushaka ifeza n'izahabu. Ni igitabo cy'ubugingo, igitabo cyavuzwe inshuro zirenga 8 mu Isezerano Rishya, hari naho cyitwa igitabo cy'umwana w'intama. Mu Byahishuwe 21 umurongo wa 27. Reka dusome mu Byahishuwe igice cya 20 umurongo wa 12 kugeza 15.
hari igihe umuntu avuga ngo ibitabo byo mu ijuru, ngo mu gitabo cy'ubugingo, umuntu ntabyumve neza, ariko ibyanditswe byera bitubwira ko mu ijuru hariyo ibitabo byinshi, kandi muri ibyo bitabo harimo igitabo cy'ubugingo, hakabamo ndetse n'igitabo cy'urupfu. Mu Byahishuwe igice cya 20 umurongo wa 12 n'uwa 15 aravuga ngo mbona abapfuye abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, aricyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Reka tujye ku murongo wa 15. Kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Reka dusome no mu Byahishuwe igice cya 21 umurongo wa 27, naho twumva icyo havuga. Haravuga ngo muri urwo ni ururembo rwo mu ijuru, ntihazinjiramo ikintu gihumanya cyangwa ukora ibizira akabeshya, keretse abanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Haracyari ibyiringiro rero, kuko nubwo ibyaha byacu byaruta umusenyi wo ku nyanja ubwinshi, amaraso ya Yesu abihindura ubusa iyo tumusanze twizeye, kandi n'isezerano yatanze ko ibyaha byacu niyo byatukura tukutuku azabyeza bikasa umweru nka sheregi, ndetse n'umuhimbyi w'indirimbo yarabyanditse. Iyo dusanze Yesu rero twizeye, kuko arakicaye ku ntebe y'imbabazi, ariko ntabwo bizatinda, birasa naho ari hafi guhaguruka akiyambura umwambaro w'ubutambyi, maze imbabazi zikarangira. Daniyeli we yarabyeretswe muri Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 1 kugeza uwa 2, avuga ko Mikayeli nahaguruka hazabaho igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho kuva isi yaremwa, nyamara ngo abantu icyo gihe bazaba banditse mu gitabo cy'umwana w'intama bazarokoka. Mary Kida yaje gusinzira mu mwaka w'1905 afite imyaka 85 y'ubukuru. Ndasaba Imana cyane ngo ari Mary Kida natwe bakunze kuboneka kwa Kristo tuzumve basoma izina ryacu ngo nuko umugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse mu bike zakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. Amen. Lord, I care not for riches, neither silver nor gold. I would be sure of heaven, I would enter the fold. In the book of thy kingdom, with its page wide and fair, tell me, Jesus, my Savior, is my name written there? Is my name written there on the page wide and fair, in the book of thy kingdom? Is my name written there? Lord, my sins, they are many, like the sands of the sea, but thy blood, O my Savior,
sufficient for me. For thy promise is written in bright letters that glow. Though your sins be as scarlet, I will make them like snow. Is my name written there on the page white and fair, in the book of thy kingdom? Is my name written there? Oh, that beautiful city with its mansions of light, with its glorified beings in pure garments of white, where no evil thing cometh to despoil what is fair, where the angels are watching. Is my name written there? Is my name written there on the page white and fair, in the book of thy kingdom? Is my name written there?